abakozi babandi baba iwe mu rugo. Noneho abapapa bamwe benshi harabo twagiye tuganira ukumva umugabo arakubwiye ati nge nanga gasuzuguro. Cyese nkunda no kwimenyereza n'abakozi ne kare. Kandi akumva ibyo arimo kuvuga koko rwose yabihamije. Sinasangira n'umukozi utinya utabasha no kubaza ikintu. Biba ngombwa rero bikaba na byiza iyo ufashe igihe tantine nawe bikaba ngombwa ko mumuha umwanya. Mushobora no kutaryeza birataranabwira n'umukozi ngo mwiriwe mwaramutse. Ariko si byo ni ngombwa. Iya ni ngombwa. Guteze. Mwaramutse n'umuco nyarwanda. Ariko mwaramutse ubwo umugabo gende mu bana suhuza abana bakine n'abana woje guhiga ibibatunga. Juste ubaka kanya ibyago dufite. Ibigeragezo tugendana nabyo. Nuko tumva ko umuntu gutekera ari umuntu ukomeye. Erega ibyo ndabyo ari ikibazo. Ariko si umukozi umuramukije ute? Si umuntu se. Ni umuntu ndabyemerera. Si umuntu gutekerera abana. Aranabarera namwe uzajya ushaka kurwanisha ingo wabwira umugabo umukozi mwaramutse umugore mugahodoka cyane. Guteze. Iyo ni yamyumvire rero tujya dukunda kugarukaho. Ni gute wumva ko kuramutsa umuntu? Ni nka nyine ni ikirori n'ubu. Noneho kandi ni n'ubu. Bwari ubukwe bukomeye kubera yuko abo bantu baratuye bari inshuti. Ubukwe bwo gutanga. Bari banahanye inka zirenze imwe. Ubukuru ubwatsi. Byari zirenze imwe ahubwo bari baranabyaranye no muri batisimu. Noneho umwana umwe muri urwo rugo yaje avuye hanze kwa kunda abana umwazi basanga muri biro radira akamubwira ngo mwaramutse kana mwaramutse. Umukozi wawe mubyutse mu rugo rumwe umubwira uti mwaramutse bigutwaye iki? Bitwaye iki? Singutegetse ngo musengere hamwe ibyo n'uburenganzira bwawe ababikora Imana bahumugisha kuko nabyo ni byiza bituma hari umwuka mwiza ugendagenda mu bantu bitewe n'umubano bafitanye. Ako byibuze basi rimwe byibuze mu kwezi ujye ubigerageza kuko haraba none turebe to abantu isi wayigira nziza gute umukozi wawe umugira gutyo. Ese umwana wawe usigira umuntu watutse yumva uguramo bibamo ihembuto. Ubwo nawe niko zabigenzi uzashiduka umwana nawe ari gutuka cyane no kwishuri bene abo bana barashwambaguza agafata amakayi y'umuntu n'umujinya mwinshi akawutanyura. Nyine nkubaze cecekaho buretse nyumve nyine byose kari umurengwe nta kindi kintu gihumura nka kanyanga atari kanyanga. Tabise ko nge ntazi n'umuhumuro wayo. Shatse kukubwiza ukuri rero niba wararikiye akanyanga impamvu wishaka kuyinywa no kuburi buyibone. Ese ubwo twitiye icyo udafite wagikura ngujya kugihiga kandi nta mafaranga ufite se wajya ku bintu bishyira mu byo kurarikira. Ntakubeshye ubwo uravuze ngo ni imirengwe. Kurarikira nuko umuntu abazi ko ikintu kiri buboneke kitabonetse se. Ubu sindazose twatwise ibyo twararikiye twarabibona. Nimwe mutayibonye ariko abandi barabibona. Reka nkwiye rwose buriya naherekare nkurwanya kuyango kigano wenda kiryohe. Buriya umuntu wese abantu ufite mu rugo by'umwihariko umukozi akwiye kubaho mu rwego birenze n'icyo weho bigusaba kugira ngo umwubahe kuko ni wa muntu ubamenyera ubuzima bwa buri munsi. Ni wa muntu ubarindira umutekano mu buzima bwa buri munsi. Mukarya ibiryo byiza bihiye mu gihe rwose wakagombye kurwara inzoka cyangwa n'ibindi. Ariko ugomba kumuha agaciro ngo uhaye ikazokurikira ibiganiro bya Eriva 250 aho uherereye hose. Reka tukubwire ngo Imana iguhe umugisha kandi Uwiteka akomeze abane nawe ndetse anakwishimire aho uherereye aho ariho hose. Bishobora ko dukurikiye utameze neza ariko reka nkubwire ngo ku Mana birashoboka ndetse kandi Imana ni yawe. Buri muntu wese tumwibutse ko ari ikinege k'Uwiteka. Amen. Imana niyo data. Ari korari Ararume Ministry yerutse gushira hanze indirimbo ivuga ngo niwe data. Niwe data rero nawe ndagira ngo Imana ikubere data. Turi kumwe na Mukamana Erivani. Bamwe bakunda nyine kuvuga ngo ni Eriva 250. Umugore ufata umugabo wese nk'uwe. Umugore ufata umugabo wese nk'uwe. Umugore ufata umwana wese nk'uwe. Umugore udafata umwana wese nk'uwe. Mama w'abana bose. Mama w'abana yabyaye. Ubu nuvuga ngo n'abana bawe ndi mama wawe. Oya
noneho mu kanya ndi kuza oya ni umugore ufata umugabo wese nk'uwe reka nkubwire akantu kanejeje ariko ntafata abana bose nk'abe nkiva mu rugo abe bakababe uzi ko ibi biganiro dukora abana babyumva umwana rero barabana babiri turahuye kuyi wibwo dore wa mu mama ngo nanjye rata gose unkunda gose uzaza kunsura no mu rugo yesu isha numvisha bineje kandi n'abana bataratangira gardienne bato cyane rero ibi bintu dukora no kuri abantu bajya badukurikira bakatureba Imana igibaha umugisha kuko biri mu rukundo rwinshi kandi byanyabyo tubakunda byimva mutima yego rero niki wahishiye abakunzi bawe niki uri kubateganyiriza uyu munsi urakoze cyane uyu munsi abakunzi banje nifuze ko tuganira kuri topic ariko ni muri ya content yacu twise hindura isi nziza uyu munsi turaganira ku gace nise ese ni gute umuntu ashobora kuba neza cyangwa se akabanira neza umuryango we niki wakora kugira ngo utume abagukikije abo mubana mu rugo umuryango wawe ese muri babiri uri kumwe na mama yes ese muri batatu uri kumwe na mama na papa ese mu rugo muri bangahe uri kumwe na mama gusa ni gute ushobora kumubanira neza kandi akabatewe ishema no kuba uri umukobwa we cyangwa se uri umuhungu we cyangwa se akabatewe ishema no kuba uri umugabo we uko waba umugabo mwiza ukaba umugore mwiza bisaba iki Justin ni iki bisaba kugira ngo ubanire neza abo mu bana numva iyo naganiriye n'umugore wanjye nkaganira n'abana banjye nkabamenyera ibibatunga bya buri munsi nyine nka papa nkagerageza umugore akanyunganira abana bakiga numva ubuzima tuba tufite neza uyu munsi cyetse nimba hari ibindi bintu turusha nka mwarimu wenda ukabiduhugura kuko twarushaho kubimenya nteguriye content cyangwa se topic iyi content ye yatewe n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye nagiye mbivugaho mu biganiro byagiye bibanza yo guhindura isi nziza ariko iyi topic y'uyu munsi yo ndagira ngo nibutse abakunzi bacu ko umuntu wese agira aho aba juste sibyo umuntu wese agira abo babana kandi umuntu wese agira ukuntu yumva yabaho gushobora kuba kwiza cyangwa se kukakugora bitewe nuko ushobora no kuvuga uburyo ubaho wibwira ko ari bwiza kandi yenda atari bwiza so ukuntu umuntu rero uyu munsi nateguye ko twabiganiraho hari uburyo umuntu aba ari umupapa mu rugo afite umuryango mugari cyangwa se w'abantu bake bikaba ngombwa ko aba umutware kandi akaba intwari kandi akaba umugabo akaba byose mu rugo akaba na papa akaba na boss ku bakozi babandi baba iwe mu rugo noneho abapapa bamwe benshi hari abo twagiye tuganira ukumva umugabo arakubwiye ati nge nanga gasuzuguro cyese nkunda no kwimenyereza n'abakozi ne kare kandi akumva ibyo arimo kuvuga koko rwose yabihamije sinasangira n'umukozi wanjye mu rugo never akumva ko umukozi burya atari umuntu mu rugo umupapa mu rugo ni byiza gusangira no kuvuga ngo ntabwo ari ngombwa buri munsi ariko kandi byabaye ngombwa ko wa mukozi umuha agaciro nibuze rimwe mu kwezi guha agaciro umukozi agasangira na boss ndaje mbikubwira impamvu ntago ndi bubyemeranye nawe umva impamvu umukozi narye nasangire n'abana nagire gute nawe aba ari umwana rega gute ngiye najya ni gute namfite umukozi w'umukobwa wenda urugero afite n'imyaka 21 yego ari kunkorera iwanjye nkafata igihe cyo gusangira nawe nturi mu bigisha uko bakwiye gufata abagabo bose nkabe se nkawe cyane burya koko icyo umuntu ikimurimo ni cyatanga haleluya cyane no kuvuga ngo nibura rimwe mu kwezi kugira ngo umenye niba umuntu wese mu rugo ashobora kuba anejejwe no kuburi boss we cyangwa se ashobora kuba nta kintu kiri kumuhungabanya biba byiza iyo mufashe igihe cyo kuganira ushobora kubitegura uri umupapa mu rugo bikaba ngombwa ko ubategurira mu buryo budasanzwe hari abapapa benshi bajya babikora Imana ibaha umugisha bakaba ari nabo bategura uwo munsi bagategura amafunguro noneho rimwe na rimwe hakaba n'igihe ari n'amama babitegura bagakorera abagabo babo surprise bagakora icyo kintu ukabona abantu bose tantine w'abana nawe uwo munsi akavuga ati nawe urasangira natwe bakaganira ku bintu bigiye biba mu rugo ibyiza ibyaba imbogamizi ugasanga abantu mu rugo babaye umuryango koko
wuzuye kandi ufite ibyishimo. Rero ndagira ngo ubwire ngo abantu bishyiramo ko umukozi atari umuntu nk'abandi, ahubwo akwiriye kubarizwa mu gikoni, ujya wibuka ko ibiryo urimo kurya ari wowe wabiguteguriye. Kandi buriya gutegurira umuntu mwaganiriye biroroha kurusha gutegurira umuntu ubona agenda utinya, utabasha no kubaza ikintu. Biba ngombwa rero bikaba na byiza iyo ufashe igihe tantine nawe bikaba ngombwa ko mumuha umwanya. Mushobora no kutarya wenda byose, ariko mukagira akantu runaka kari butume muhura mukaganira. Hari abasangira ubunyobwa nawe bakamubwira bati cara dusangire, hari abategura ji bagasangira, hari abategura snacks cyangwa se tuntu bafungura tuza mu mashashi. Ni ibiryo biba byarumishijwe biza mu mashashi, abantu benshi barabizi, abantu bakabiganiriraho. Nk'uko umuntu ujya kubona ukabona afashe igihe kimwe agiye gutembera n'abana, ukabona n'umukozi yamujyanye tantine agatemberana n'abana, ukabona ni ibintu bishimishije. Rero guhora mu muryango umuntu yumva ko hari ibintu bitagombera umwe, hari ibigombera umwe, ukajya ko ukabona n'ibiryo yemwe, hari ibyo umukozi adashobora kurya kandi ari we wabitetse. Ntabwo ibyo bintu bari byiza, urimo gutuma umuryango wawe ucamo ibice. Uba ukwiriye kugira igihe ukagira ijambo uhuriraho n'abantu bawe mubana mu rugo, kandi ukarushaho kubatinyura no kubereka umubano mwiza. Mu muryango. Ibyo bintu kumva ko bishobora kugira ingaruka se zo kuba umukozi yakubaha? Uretse no kukubaha, ahubwo abasha no kukurindira umuryango, kuko aba yamaze kubona ko nibuze uri umuntu ushobora kumufata neza nk'uko wafata abawe. Ntago yumva ko we ahora yitinya, baranyanga, ntibankunda, ntamvugisha, ntandamutse. Ari abayobozi b'urugo ujya ko ukabona aragiye kubisa ameza biratanabwira n'umukozi ngo mwiriwe mwaramutse. Ariko sibyo ni ngombwa? Ni ngombwa. Gute? Mwaramutse n'umuco nyarwanda. Ariko mwaramutse ubwo umugabo koko aho si hamwe uzajya ushaka kurwanisha ingo, wabwira umugabo umukozi mwaramutse, umugore mugahodoka cyane. Gute se? Iyo ni ya myumvire rero tujya dukunda kugarukaho. Ni gute wumva ko kuramutsa umuntu ari ikibazo? Ariko si umukozi umuramukije ute? Si umuntu se? Ni umuntu, ndabyemerera. Si umuntu ugutekerera abana? Aranabarera. Nagende mu bana, suhuza abana, bakine n'abana, wowe ujye guhiga ibibatunga. Justin, ubaka kanya ibyago dufite, ibigeragezo tugendana nabyo, ni uko tumva ko umuntu ugutekera ari umuntu ukomeye. Erega ibyo ndabyumva neza cyane rwose, ndi kubyumva ku buryo butanasanzwe. Kera data yigeze kutubwira ijambo, iyo ndyibutse numva ngize ibyishimo, nkumva nta nubwo rwose nshobora kuritetereza. Yajyaga atubwira ngo uwutuma aruta uwutumira. Abaguze ikintu yashatse kuvuga. Uwutuma aruta uwutumira. Uwutuma aruta uwutumira. Erega nje ntago mvuze ngo abakozi bo mu rugo babaka agaciro. Yego. No mu yandi mabira atandukanye, mu mahoteli na hehe. Ahubwo bosi arajya kugirana ubwo busabano uvuga, ubundi ntago wumva ko ahantu hashobora kuvamo nanone ubundi burangara. Ahubwo nje ntago ndumva. Ubundi mwaramutse. Yego. Ntago ari ikintu tuzi twese. Wenda se ubundi hari umubosi ugenda atasezeye abantu cyangwa atabasuhuje. Yampaye benshi cyane. Ariko nje ndumva atabwiye umukozi mwaramutse ntacyo bitwaye. Kuko umugore w'abari buganiriza umukozi. Umugabo nje ntago mpikigike cyo koze umugabo nimba ari gukoresha umukozi w'umuhungu, namubwire mwaramutse. Ngaho noneho nyumvira. Gender balance ntago ikenewe. Gender balance saho ngaho ubwo nyisuzuguye. Utayisuzugura kuki wumva ko baramutse umuhungu? Ariko umukobwa ubwo ngubwo amusuje akamusekera kandi yari yarayarira. Ariko ubundi ibintu urimo ni ibicyo wa mukobwa. Akabanyarwanda mufite indwara. Uzaba mama bari kurira kubera abakozi bo mu rugo babatwariye abagabo. Yo reka rero ngusetse. Kandi kandi nawe urimo. Reka rero nguhukuri. Nawe urimo. Shangewe rwose umutwaye umugabo sago ari. Oya nawe uri mu batwaye abagabo babandi. Subundi umugabo ni umuntu batwara gutyo. Ariko batamutwara. Gute nyine? Batamutwara. Ubusi ndanabyumva umugabo mutwara. Abagore bararuga. Umugabo aragenda. Bararuga bamwe muri bo. Wapi umugabo aragenda ntago bamutwara. Cicu kibikeho unakimenye. Rwose ibintu bijya gupfa bipfira hasi, sibyo? Iyo umuntu azi neza inshingano ze
kuba wamucaho umusigiye umwana wawe bwite. Ni gute uzabwira umuntu ngo ujyane umwana ku ishuri utigeze umuramutsa? Ni gute uzabwira umuntu ngo uze gushyira mwarimu aya mafaranga nta mwaramutse? Ibyo bintu bibaho. Ese ubundi mwaramutse utagira ikindi kiherekeje, iyo mwaramutse bitwaye iki? Mwaramutse ikagendana n'inshingano, mwiriwe ikagendana n'inshingano, ibyo bintu bitwaye iki mu muco nyarwanda? Erega burya biri bavuga ngo umukozi ngo haza ibindi bintu ngo na nyirabuja cyangwa se na shebuja. Biriya bintu bitangirira indani mu bantu mu mitima, ntago bitangirira mu ijambo mwaramutse. Never. N'ubundi umuntu ufite irari ntago azareka kurigira kubera kutamuramukije. Na sinyare z'amaso zirahagije. Rero buriya abantu bagira cyane cyane ubuhehesi kuba bazi bitangirira mu mitima yabo, ntago bitangirira ku byo babonye burya. Bino bakubwira ngo abagabo ngo bashukwa n'ibyo babonye, bashukwa n'ibyo batekereje burya. Gutese ko ntukabeshya. Uzi ako pasite, uzi ibintu ucaho utambesha abantu bose muhura bambaye mini, niko batekereza. Mbwiza ko ariko ntago mini ntera ikibazo. Ugiye gutera ikibazo ni iki? Ni mwaramutse tubwizanye ukuri. Hoya ubwo buntu bw'ubukurura ariko undi umukozi yazakuba gute wewe? Ntago icyubahiro kiva mu gutesha umuntu agaciro. Hoya umukozi namenya akazi kamuzanye, uri kubyumva neza. Se nano ubona ko ndi kunyagirwa wewe witwikiye. Uri kunyagirwa sute? Ntabyo ndi kubona. Akazi karagwira. Uri kunyagirwa gute? Mukozi wima. Ya madosiye bari kwandika aragura. Uyu munsi rero ukuntu ibintu bimeze, wowe ufite umukozi niba uri umumama ukaba wumva ko azakubaha akakubahira abana kubera yuko wamushihuye, kubera yuko udashaka kumwikoza, nyitiriza muvande. Umukozi w'Imana ndabona ataranyitayeho. Ntaga nitayeho namba. Wenda muhuye nguye. Muwongo ni wo mwiza. Bangukana uriya. Oya nuwo ni mwiza ahubwo ntago washobora kuwuhambura. Ntago nawe ubasha rwose. Ngaho tubwire. Ugomba kuzirikana ibi bintu nibuze bibiri. Umubano w'abantu mu muco nyarwanda cyangwa se n'abadukurikiye bari hanze, kubana n'abantu amahoro. Ntabwo ari ngombwa ngo uzume ikiganza cyawe pe, ariko nibuze ijwi ryawe rivuge ngo muraho, mwaramutse, mwiriwe. Merutse guca ku muntu ndatungurwa, turaziranye turarebana, ese ntimuraho? Mbona nta gahunda afite ya muraho. Yewe arandamutsa arambwira ati haterega muri Kigali yatu umuntu abayirebera ibyo n'undi akareba ibye. Ese nge nakubujije kureba ibyawe ariko se ku buryo utandamutsa? Boshye umujura ufite icyo atinya avuga ataramvumbuye arambonye. Dukwiriye kubaho nk'abantu bafite umuco nyarwanda, dufite n'indangagaciro, kandi ntabwo uzagira indangagaciro muri business utayihereye aho uba, kuko abana bawe ni umutungo ukomeye. Nta nubwo ari umutungo ahubwo ni wowe ejo hazaza. Urabatunze nawe bakwigiraho bakureberaho, ni wowe ejo hazaza hawe. Ese ni gute utoza abana ko umukozi atari umuntu nk'abandi? Ukumva ko atari umuntu wo kuramutswa kandi wagize ukavuga ngo kandi ngo abana ngo uza kubitaho, arabitaho gute se wamuhaye uruhe rugero? Umwana wawe nabyuka ntamuhobere ngo amuramutse amubwira ati gitondo cyiza sheri, gitondo cyiza kanaka, ntago ariho uza wamuhaye urugero rubi. Waragize ukamusigira umuryango, ukamusigira urugo rwose ngo arurinde. Noneho hari uherutse kunshimisha kuko nahise numva ko ibintu akoze atabizi, ngo erega ngo baba bagomba kumenya icyabazanye. Arakizi kuko ajya guhaguruka iwe yarazi yuko aje kugukorera mu rugo. Ako ntago bivuze yuko uzajya umufata nk'igikoresho apana umukozi. N'umukozi basanga muri biro radira akamubwira ngo mwaramutse kana mwaramutse. Umukozi wawe mubyutse mu rugo rumwe umubwira uti mwaramutse, bigutwaye iki? Bitwaye iki? Singutegetse ngo musengere hamwe, ibyo n'uburenganzira bwawe, ababikora Imana ibaha umugisha kuko nabyo ni byiza, bituma hari umwuka mwiza ugendagenda mu bantu bitewe n'umubano bafitanye. Ako byibuze basi rimwe byibuze mu kwezi ujye ubigerageza, kuko hari abagiye babikora kandi bibagirira umumaro. Umubano wawe n'umuryango wawe. Ese utekereza ko ibyo ukora atari ibyo abana bawe bazigiraho? Bafate na papa niko ateye, nge ndi umurakare. Hari umwana nigeze kumva arimo ambwira ngo nge ndi umurakare, ngo no muri famille ya papa bose baba ari abarakare. Nta mikino tugira nyumvira. Gusa umurakare umwana w'imyaka 5 araba umurakare muri iyi si ngo ayimaze iki? Uraba umurakare muri iyi si ngo bigende bite?
icyo ugaburira umuhungu wawe nicyo azakura afite, icyo ugaburira uwo mukobwa wawe nicyo azakura afite. N'uwo mukuza utavugisha abantu ukamukuza, hari abantu cyane cyane wenda abantu bazi imico ya gisirikare baramfasha. Buriya umusirikare yari ibereye ku kazi ashobora no kutavuga, sizamujyamo ibibona, ugasanga afashe igisirikare bakoresha kuri patrouille bafite ibyo barimo gutega amatwi ku cyombo n'ahandi, nawe ubizanye mu rugo rwawe. Uje kuba umusirikare mu rugo, icyo ni ikigurinze. Tuvugisha ukuri, waje kurinda urugo rwawe mu buryo bwo kutavugisha abantu usigiye umuryango wawe. Never. Dukwiye kubana n'abantu tububaha kandi tukamenya icyo batumariye, tukamenya ko tugomba kuba bibamo imbuto nziza. Kuba bibamo imbuto nziza ni ukubera iki? Ariko none se ubundi uwo muryango waba ubayeho neza mu buhe buryo nyine? Ubwo nuvuga ngo umuryango waganirije umukozi byose byabimeze neza, nta kindi cyabamo ngo bimere nabi? Ntacyo. Buriya wowe uravuga umukozi kuko ariwo twahereyeho tuvugaho, kuko niwe muntu ukunda gusuzugurwa. Buriya mu bushakashatsi nakoze abakozi, cyokoze abagabo benshi bibahira abakozi, ariko abagore benshi basuzugura abagore. Ngewe hari umugore nzi yafashe umukozi ukuntu umureba ndahindukira ndamubwira nese. Nabonye inkuru kuri televiziyo, umumama yarakubise ibyuma umukozi, yaramutonoye akamuba kandi amureberera abana. Nese uwo muntu yakurerera gute umukorera ibyo bintu uvugishije ukuri? Ahubwo dushimira abakozi bo mu rugo ko barihangana. Ukuri n'abantu bakomeye, n'abantu bo kubahwa. Umuntu aragusuzugura, umurerera abana, urabagaburira, uramutekera ukamugaburira, ariko akanga kuguca amazi akumva nta nicyo uvuze. Kandi mu biryo wamugaburira ushatse washyiramo bw'ipusi. Ku batabizi se bamenya ibyo ngibyo rigasina byiza wenda, ariko nibaze umuntu uramwubaha ntacyo utakoze. Wowe icye ni ukuvuga ngo araza akarya akaryama akagusigira urugo nk'aho ari urwawe. Uzi ko n'imfunguzo bazisiga barangiza agasiga amukoreye ibyo bintu, gusa batekereza ko ari umwugarurira iki. Noneho bakibagirwa ko nabo bandi twifashishije ijambo ry'Imana kandi barirengaho barizi. Inshuro nyinshi n'abantu babikora usanga basenga. Uko wagenje niko uzagenzerezwa. Ese ubwo ngubwo urumva ibintu gukorerwa umukozi n'ubikorwa bizaba ari sawa? Ni ikibazo gikomeye. Ese aho uzajya gukora nawe uri umukozi bagukoresheje uko ukoresha uwo mukozi wakumva ari byiza? Ese ukennye bikaba ngombwa ko birangira ugiye gukora akazi ko mu rugo n'ibyo wifuza ko bagukorera? Ese kuri kurengera abakozi bo mu rugo yigeze ugakora? Oya, ntabwo nagakoze. None se nimba utaragakoze undi urashya waruri? Nabonye agahinda kabibamo. Gutese kandi bikururira umuvu mu rugo. None se uzi ko nzi, reka ngusetse. Nzi umugore wafashe umukozi nabi, shebuja akajya byitegereza. Arangije aramumusimbuza. Ababosi aramubwira ati uri inyamaswa nta nubwo ukwiriye kuba nyina w'abana banjye. Aturiya mukozi ugira kuri arabakunda kanakurusha kandi witwa ngo warababyara. Kibe byiza wamvira mu rugo. Umva banabita. Ubwo se urumva nyirabayazana atari uwo mugore wisenyeye. Ariko barangiza ngo abakozi bararengana, ahubwo turebe twebwe tubaniye gutabo bakozi. None turebe tubabana. Isi wayigira nziza gute umukozi wawe umugira gutyo? Ese umwana wawe usigira umuntu watutse yumva uguramo bibamo ihembuto? Ubwo nawe niko zabigenze. Uzashiduka umwana nawe ari gutuka cyane no kwishuri bene abo bana barashwambaguza agafata amakayi y'umuntu n'umujinya mwinshi akawutanyura. Agatatanyura ikayi ya registre y'umuntu akayitanyura ngo ibeshye uhamagare mama. Yamuhamagara yahagira ati umwana wanjye mu muhamahoro. Ndamuzi nta cyo. Umwana wanjye ntari birye. Uko yakurikije imico ya nyina cyangwa se cyane. Ariko najya hari ubukwe natashye mbona umwana yivuye mu rushya kubisa abandi cyane. Umwana none urundi rwa kabiri agiye kurumukubita umwana akajya ngo reka nkukubite nkuko papa ajya kubita mama ngo ryama hasi cyane. Umva shaho ibyo famille yarasebye shaho. Ibyo bintu biba mu muryango rero. Uzo ko ne famille yasebye none yarasebye byatari. Ibyo bintu dukora ndibuka umunsi umwe hari ahantu hari habaye ikirori mu bukwe, nanjye urabivuze bitubinyibutsa. Hari habaye ikirori? Hari ikirori nyine abantu bameze neza. Wakotoye kuruta nzovu. Wowe yarakotoye buratsira wowe. Wowe wakotoye kurusha nzovu. Wowe urakotoye kurusha nzovu. Gute? Ngo ahantu hari habaye ikirori mu bukwe. Nyine hari
nyine ikirori umukotoro w'ukwezi ikirori nyine ni ugusirimuka uyu mukotoro noneho hari ubukwe oya ibyo udefanamo byose urakotora shimbogo ya danje ngo ahantu habaye ikirori mu bukwe uretse wumva nyine ko byagenze icyo kirori cyari icyo kamyibuke mana yanjye cyari icyo gutanga inka kuno kuntu nyine wa mugani ikirori n'ubukwe ubwo si bimwe ni bimwe nibwo bitekereje harya guhana inka ubwo nabyo ni ikirori uko biri kose guhana inka nyine ni ikirori n'ubundi noneho kandi ni n'ubukwe bwari ubukwe bukomeye kubera yuko abo bantu baratuye bari inshuti ubukwe bwo gutanga bari banahanye inka zirenze imwe gukura ubwatsi byari zirenze imwe ahubwo bari baranabyaranye no muri batisimu noneho umwana umwe muri urwo rugo yaje avuye hanze kwa kundi abana umwana aba arwaye amagiripe nyine byamanutse hano arangiza yitaza afata intoki akubita mu biryo n'ibimyira byose nyine arabivangavanga mu bantu hehe no kubaha abakuru habe n'iki rero iyo utasangiye n'umwana ku meza ngo umwereke uko bubaha abantu bakuru n'uko babiringaniza nibyo nakubwiye ni byibuze rimwe mu kwezi uba ukwiriye kumenyesha umuryango wawe uko biyakira ku meza uwo muntu yarasebye nyir'urugo none yibaze yafashe mu biryo yaraje agira gutyo ngo bari ababyeyi batita ku bana rwose ku buryo babibona iyo batashye ubukwe cyangwa se bagiye gushyingura narabyitegereje cyangwa bagiye mu maniveriseri mu dupati tugiye dutandukanye nibwo babimenya ukuntu umwana arajya ku meza y'abasaza arimo arakuraho amafanta kandi umwana uyoberwa ahantu anyuze wowe ushiduka arimo arabikora noneho ugahita wibaza abantu rero ikintu bahita babona bahita babona aba babyeyi nyine ukuntu bare yego ugasanga umubyeyi arimo avuga ngo njye ngo nta kintu nzongera gutanga mfite umwana ngaho umva ikibazo se ni umwana ikibazo ni wowe mubyeyi gute wumva ko umuryango wawe ugomba kuba biri aho ariko nanone hari utwana tugira imico mibi oya ntago reba nk'indu utwara ugahita urarikira akanyanga reba nko gutwara indu ugahita urarikira akanyanga wumva ko kana batari agasinzi kakiri mu nda ya nyina oya nta mugore utwitira ngo ararikire kanyanga kubera iki reka mbikubwire cecekaho buretse nyine nkubaze cecekaho buretse inyumve nyine byose ko ari umurengwe nta kindi kintu gihumura nka kanyanga atari kanyanga ndabizi ko njye ntazi n'umuhumuro wayo nshatse kukubwiza ukuri rero niba wararikiye akanyanga impamvu wishaka kuyinywa no kuburi buyibone ese ubwo utwitiye icyo udafite wagikura ngo ujya kugihiga kandi nta mafaranga ufite se wajya kugihigisha amenyo ko umugore wanjye se yigeze gutwara akararikira ibirayi byo mu ifiriti nako ibirayi byo mu mavuta nuko ubuzi ko buri bubibone nyine oya yagiye ahantu ku gipangu kimwe bihumuye rwose yanga kuhava arinjira paka babimuhaye nuko yarazi ko bari bubimuhe nyine kandi atarabaza ariko uzi ko hari urugo utapfa kwinjiramo kandi utatuba urugendamo batanagukingurira kandi atarabaza nyine iyo batabimuha se nari gutaha yari kuvamo se uriya ibi bintu bishyiramo byo kurarikira ntakubeshye ubwo uravuze ngo ni imirengwe kurarikira ni uko umuntu aba azi ko ikintu kiri buboneke kitabonetse se ubu si inda zose twatwise ibyo twararikiye twarabibona nimwe mutabibonye ariko abandi barabibona reka nkwihorere icyo nshatse kwivugira ni iki bakunzi bacu kandi turi gusoza nyine ibi ni ibintu duhura nabyo buri munsi buriya reka nkubwire umuntu w'umugabo wicara agafata umwaka akawusoza ataricarana n'umuryango we akawuminura ajya amenya ko arimo kuwuhemukira niba ubaho ugafata ukwezi ukakuminura ugafata ukundi 3 na 5 maze n'abasarura babara buri gihembwe ibitinda bikaba amezi 6 cyokozaho ndagushyigikiye rwose buriya naherekare nk'urwanya kuyango kigano wenda kiryohe buriya muntu wese abantu ufite mu rugo by'umwihariko umukozi akwiye kubaho mu rwego birenze n'icyo weho bigusaba kugira ngo umwubahe kuko ni wa muntu ubamenyera ubuzima bwa buri munsi ni wa muntu ubarindira umutekano mu buzima bwa buri munsi mukarya ibiryo byiza bihiye mu gihe rwose wakagombye kurwara inzoka cyangwa n'ibindi ariko ugomba kumuha agaciro wowe dukurikiye ukamufata nk'uwa mwana wawe n'umuhemba wimwica agatuna mbwene ngo wumve imirimo yose n'ugomba kuyikora kuba ari umukozi mwanamufasha ibintu bikarushaho kugenda neza cyane. Eriva Karame ndagira ngo tubwire ikintu kimwe wifuriza abantu dusoza. Ikintu mbifuriza no kugira umuryango mwiza
urimo amahoro n'umutekano. Mboneraho gukomeza abantu bafite umuryango utumvikana, tugira abantu Justin bagira kode ku buryo n'icyo kintu ushobora kugitegura umwe muri bo ntaze ku meza ngo ndavuze ngo nagasuzugura, ndabakomeje. Tukagira n'abandi bantu babitegura bikagenda neza, abo ngabo rwose kuraje. Ikintu rero nifuriza abantu badukurikiye kuri Eriva 250 nuko umuntu wese ku giti cye yazajya afata igihe cyo kwitekereza akavuga ngo mbese ibi nkora mbikora uko bikwiye. Wasanga hari ibidagenda neza ukareba icyo ugomba kongeramo, wasanga hari ibibura nabyo ukabitegura, kandi nukuri ndabizi neza 2026 izagenda neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nubwo mwisi tubizi ko ari gatebe gatoki. Reka tugushimire. Murakoze cyane. Nimero ya telefone ni ya yindi ni 078 72 62 728. Iba kuri WhatsApp wanahamagara. Iyo ntakubonye ndongera nkagaruka nkaguhamagara iyo mbaye ndi bize nk'ubu ndi mu biganiro cyangwa se ndimo nkina amafilime. Ndabakunda cyane. Imana iguha umugisha. Amen. Ibiganiro byacu nakagaruka wakoze subscribe nawe uteguye kuyikora. Imana ikomeze ibarinde kandi wamugisha. Ciao ciao.